n'amajigija y'inka ibyo, ariko aba inshuti y'umutima wanjye, aramfasha, ndamukunda. Ababyeyi bari baramumpaye, abashimye cyane. Iyo ushatse umudamu muzima aguhagukira, kandi wahura n'ibyago, wahura n'umukobwa mubi ugakina cyane, ambara rugabire zidahuje, ukajya kureba inkweto ugasanga ntabwo inyuranye n'indi, ukambara ibusanye kubera ko umutima wavuyemo ntawe urimo, kubera umugore utaberanye neza. Ariko iyo ugize amahirwe y'ijuru cyane, agafata inteko y'umutima wawe akabishyira ndagukunda ma. Sa rero boyi iri zuba rwose nirivamo, nago naguhinga kwira izuba. Abantu bashaka kuvuga ngo ndarihungisha izuba, oya, dufite urwuri n'urwo rutari toya, ariko irabirisha imvura ikwereka mu gitondo. Nagatunga gatoya nagize isoni kuko nafite rinini kurivugira hano, ariko boyize nakwereke mu rugo inshuti yacu. Rero Imana imwije umuhereza umugisha mwinshi. Ntago ngiye gutinda amagambo menshi pasiteri yavuze ko agiye kumuhereza inka, akamusubiza umuzindara amuhereza inka. Boyi tuguhaye inka. Twari turwaye twemba uko duhagaze hano, twabyutse ku wa gatatu nibwo twibutse no kongera guhamagara abantu tubibutsa umunsi w'ikirori. Turashima Imana rero yatumye dukira, turashimira abantu badufashije, turashimira inshuti n'abavandimwe mwese muri hano. Yego, hari igihe umuntu avuga ibintu bikeya atari uko yabuze ibyo kuvuga. Ibyo kuvuga biba bihari, ariko bitewe ni urakoze cyane. Yes, turakomeza tujyane gutyo. Hano hari ibirahure bine, boy araza kwegera imbere, tambuka yegera imbere, uhagaze aho. Ndaza gusaba kaka boy agenda guhagurukiriza ze, yewe akabasha guhaguruka. Yes, naze bamusange hariya. Okay, nta kibazo. Boy araza gufata buri wese amushyikiriza ikirahure cy'ubuki, ati kuri uyu munsi ni umunsi wacu. Yaje. Wow. Buri muntu wese umugenere ikirahure cy'ubuki. Abo bari gukoma amashyi rwose ntaze kuba amasabano, dukomeze tubikore gutyo. Ati kaka mwiza ndabizi kuko nawe wa mbere maso uransengera, ati kuri uyu munsi nishimanye nawe. Boye nawe wakire ikirahure, wegere kaka hariya. Turaza guhuriza ibyo birahure hagati twese kugira ngo dufate ifoto, murabisangishaho mu kagari. Wow, amashyi menshi dushimira ifoto nziza. Wow, ngaho buri muntu wese yiteho, tubanze twumve kuri ubwo buki n'amakade. Amashyi menshi dushimira iriya foto nziza n'ukuntu baberewe. Mwongere indi shuri imwe kugira ngo tubone ifoto nziza. Yego, twagiye. Amashyi menshi abantu dusangiye iki gitaramo mu Kagara. Murakoze cyane protocol, batwakirire ibyo birahure babitereke ku meza. Twongera dusubire mu byicaro. Protocol baraza kudutegurira iyi keke. Yes.
ndagushimiye na barumuna bawe bazakwigiraho kubera iki babona ibyo ukora utabaye intwari nabo babibigware cyambere ntimuzahemukire umuntu yamabwira ngo ndabizi mwese imodoka ziri mu maboko yanyu mugiye kuzigura ariko nugera ku muntu n'ubwo uzabona atameze neza uzamushyire nubona yuzuye uzashake itike imutware umushakire moto mubwire ngo va ku muhanda ugende nagera agatunda azavuga ati riya umuyobozi wankuye ku muhanda nari imeze nabi Imana yo mu ijuru izamwagure. Ariko nushyikiriza umukobwa wawe niba ari mwiza uzamufata neza wumve ko ntacyo azaba ngwa hiya mugabo se upfishije umugore ntabwo tugiye kumushyingira umwana wacu ndavuga niba wari uzi ikiri mu mutima wanjye wakemera ukampa umukobwa ndavuga ngo umukobwa uzamfasha urugo akamfasha kubaho no kurera uzamukura hehe Imana twizera Imana dusenga ntago ari igipfu n'intwari irashoboye nari narinzi cyane. Wow, baraza kudukuriraho aka kantu so protocol tufashe igeze iyi meza imbere kugira ngo begere imbere amafoto agaragare neza. Ati kuri uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo n'umunezero. Muri university n'iki gikorwa y'umunsi cyaduteranyije hano bakoze cyane mwene data ushishikara kumenya uyu nguyu ni graduate ni umuntu wongeyeho urwego aba yongereweho ku rundi rwego.
bose irahebuje izo kora zose nawe nazo irahebuje nicyo tudatera abacu kuririmba tuvuga mu mwanya w'itangaza udukorera Bwana Yesu tuzana amaboko yawe Yes. Arakoze cyane turakomeza tunezererwe Imana.
arobanura ku butoni araza azura ibyanjye njya kuvumba amashimwe amadirishya y'abandi Yesu Yesu utarobanura ku butoni Amina Zaburi ndirimba siya Dawidi Zaburi ndirimba siya beza zako umuntu nukuri wishimiye Amen. Ushiti murakoze cyane mumbe bugufi wa bugufi wa Isaac bameze neza baraberewe inshuti n'abavandimwe baraberewe kuri uyu munsi kabisa abongereza niba byavuga ngo I can't wait dutegereje n'amatsiko menshi kuri uyu munsi kugira ngo tubone ibyiza nk'ibi natinze rero muraza kunkundira dufite abashyitsi benshi ndebye hano mu myanya y'icyubahiro ndabona abashyitsi benshi nazenguruka impande nkabona abandi benshi ariko abo bose umuntu ndusha kubamenya ni Papa Boy na Pastor yo bazi aba bantu ndaza kubaha umwanya badutangire ikaze kandi tatwakirira abantu bose babatumirwa turi kumwe kuri uyu munsi mushumba udukundire mujyejuru twakirire abatumirwa b'umunsi koze ma jambo Imana iguha umugisha zangiza amagambo inshuti zanjye zikomeye cyane turanye kuri uyu musozi wa Mbare Imana ibaha umugisha abaturutse impande zose Imana ibaha umugisha tubangereranye ikaze mu rugo rwacu tubahaye ikaze iwanyu turishimye nk'ababyeyi by'Imana iba yakoze ntabwo ari twebwe Imana yabikoze nishimanye namwe rero muri iki kirori cy'umuhungu wacu ko mwakitabiriye si no kwitabira mwakoresheje imbaraga zanyu mushyira mu butunzi bwanyu Imana ibaha umugisha tubahaye ikaze rero muri iki kirori cy'umuhungu iwacu hano mu rugo mwumve ko muri iwanyu mwumve ko mutarabasanga mwumve ko muri inshuti z'urugo inshuti z'umuryango inshuti dufatanyije kwishimana muri iki kirori cy'umuhungu kuko Imana iba yakoze tubahaye ikaze rero mwisanyu mwumve ko muri iwanyu Imana ibaha umugisha murakoze cyane ayo mashyi ntahagije dushimira umubyeyi kuduhera ikaze muri iki cyicaro arakoze ariko ndaza kongeraho akanjye nanjye murankundira nk'umuntu wabaye usangiza amagambo kuri uyu munsi ndakira by'umwihariko abantu babiri ndahera ku bakade babiri nduzi bari bugufi bwa pasiteri impamvu bakiriye umwe muri bo nigeze kumusanga hariya mu bitaro ndari muri ibirori bya Boy ariko namurebye neza nsanga noneho Imana yamuhaye umubiri nk'uruhinja arasa neza arakeye uri kubabona bari abakade babiri begeranye na pasiteri munize amashyi tubashimire kandi dushimira n'Imana ko bageze hano muri iki cyicaro
Kuri uyu munsi rero duteranijwe na Byiringiro Isaac, niwe mushyitsi mukuru uduteranyije. Imyaka myinshi mu mashuri, yiga bigoye, agafatanya kwiga akabifatanya n'akazi, ariko arihangana arakotana. Uyu munsi turashima Uwiteka Imana iri mu ijuru yamufashije akaba abashije kwesa umuhigo. Kumureba hariya ni ibihumbi by'abantu benshi bagombaga kwambara kuri uyu munsi, ariko hari abandi batabishobora. Kuba rero Isaac Imana yarabimushoboje, numvise ngomba kumwakira mu cyubahiro tumugomba kuri uyu munsi. Araza kunkundira atambuke hano imbere. Hari abantu bambwiye ko iriya foto uri gutuma batamureba neza, aze gutambuka hano imbere. Ndaza gusaba DJ inanga nyine ituma twakira Isaac, uhita ucuranga, iwe araza kurambura ibiganza akebuka impande zose. Azaba ari kubashimira ko mwaje kubana nawe, kandi ababwire ko ashima Uwiteka umugeje kuri iyi level. Reka dusabe Byiringiro atambuka imbere, muze kuniza amashyi, dukoma amashyi menshi, tuvuze n'impundu nyinshi. amashyi menshi agihagaze hano imbere, hari ikindi umutima wansabye. Ndavuga ngo Pastor na Papa Boy batambuke, nibo babaye abasponsa muri iki gikorwa. Baramusengeye, batanze amafaranga, baze bahagarane hano, maze bamuhobere bamubwira ati warakoze kutwubahisha kuri uyu munsi, twicaye hano kubera wowe. Nawe maze abashimire, abahobora babwira ati warakoze hagati yabo. Fotografa ze kumva bugufi. Uyu munsi nta mafoto, nta foto, nta cyagize gute, nta cyabaye. Foto aba babyeyi bari kumwe na Boy. Emotion ziri ngombwa kuri uyu munsi, yibuka ati papa warakoze, ya masaha yo gukerera, nshaka school fees ukarara utaryamye, pasiteri amasengesho y'ubudasiba, ariko Uwiteka uno munsi yabikoze. N'uwo gushima no guhimbaza. Ababyishimiye bishimiye ino foto, ndaza kumva amazi ibiganza kubashimira, bongera kandi basubira mu byicaro. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Kubera impamvu z'umwanya turaza gucunguza uburyo umwete, ariko ni ukuri abishimye nkanjye tuze kubigaragaza. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, turaza kubikora twihuse, ariko wakira korali ariko iraririmba. Umushumba ashoje kudusangiza ijambo ry'Imana, reka musabe umushumba yegere ejuru, n'ubundi duhuze ibiganza tumwakira, kugira ngo aze atugeze ijambo rirarema niko bamaze kuririmba. Kubw'ijambo niyo mpamvu ibi byose byabasha kugerwaho. Mushumba, umwanya n'uwanyu. arakoze cyane umusangiza amagambo ku munsi wacu. Reka mbasabe tumukomera amashyi menshi cyane. Ni ukuri arimo kubikora neza, abihaye ishusho mu kanya kari gatambutse, twumva gari bugende bite, ariko haze mwese murareba ukuntu bigenze. Rero MC turagushimiye. Mpagaze hano nshimira Imana mu mutima wanjye, kandi mfite umunezero, ufite impamvu w'igikorwa cya Isaac Byiringiro gusoza amashuri. Imana ibereze umugisha. Ndashima Imana nanone yuko uyu muryango wamenye Imana, ibintu byabo byose, intambwe yose batera bashima Imana, barundanya abantu. Bamwe muri aha ngaha si ubwa mbere muhageze, icyo bagezeho cyose bagashima Imana. Rero turashima Imana ku bwanyu. Imana ibereze umugisha. Kasiyani na madamu, Imana ibereze umugisha. Ndashimira Imana abantu bose baje kugira ngo bajye mu mugongo
ku baturage bo kuri uwo musozi, abaturutse kure, ni ukuri Imana ibahiriza umugisha. Rero banyakire kwigisha ijambo ry'Imana, tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Mwese mujye muke. Haleluya, haleluya. Twitije aka kanya gato kugira ngo tujye mu itorero. Haleluya. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Petero wa kabiri. Turahuta vuba ibice bibiri umurongo wa 5. Petero wa kabiri ibice bibiri umurongo waho wa 5. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 5. Somere ijambo ry'Imana mu gitabo cya Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 5. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umutwe w'ijambo uravuga ngo ibyerekeye ingeso za Kristo, ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose wo kwizera, mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Petero uyu nguyu ugiye kutwigisha uyu munsi mwese muramuzi. Petero wavukaga amajyaruguru y'i Galilaya, wabaye intumwa ya gatatu ya Yesu, wagendanye na Yesu ku munsi wa mbere w'ubutumwa bwiza, abana na Yesu, aba intyoza, agira amagambo menshi bamwita ngo nishyamutse mu ntumwa. Abana na Yesu, agendera ku mazi, avuga amagambo, yihakana Yesu, nubwo Yesu igeze kumucyaha amwita ngo subira inyuma Satani. Wowe Petero ugiye kutwigisha umunsi wa mbere. Mu gihe Yesu yari amaze kujya mu ijuru, itorero ryahuye n'akarengane. Mu mwaka 70 umujenerali w'umuroma witwaga Tito yaragasenye Yerusalemu, asenya Ubuyuda. Abayuda bose barabirukana, baratatana, n'intumwa ziratatana ziragenda. Unyumva neza. Yesu urusigaranye inshingano, Petero urusigaranye inshingano yo kurinda itorero, afata urwandiko arandika. Yandikira abakristo bose batataniye ngo mu ntara zitwaga Bituniya, Ponto na Kapadokiya. Ubwo nibwo Burayi bw'Uburasirazuba bw'uyu munsi none n'Uburengerazuba bwa Aziya. Kera Burayi ntabwo bwitwaga Burayi, bwitwaga igice kimwe cyitwaga Ponto, Kapadokiya n'ahandi mu Kongo. Arabandikira ababwira aya magambo tumaze kwiga. Rero tugiye gusoma umwanya mutoya. Aravuga ati bene data, nyuma yo kwizera mwongere ingeso nziza. Ingeso nziza muzongereho kumenya. Yesu ashimwe. Umurokore wese wabyawe n'Imana, ufite umwuka w'Imana, ikimuranga ni ingeso nziza. Kuko ingeso nziza ni ubumana, ingeso nziza ni ubukristo, ingeso nziza zirahembura, ingeso nziza ziratabara. Imana yo mu ijuru ikoresha abantu bafite ingeso nziza bagatabara abandi. Abakene bagahabwa icyo kwambara, abashonje bagahabwa icyo kurya, kubera ingeso nziza z'umuntu. Petero aratubwira, abwira itorero ryari ryaratatanye, avuga ati bene data, nyuma yo kwizera, ndabizi mwarizeye, ariko nyuma yo kwizera mwongere ingeso nziza. Turihuta. Petero arabwira ati nyuma y'ingeso nziza mwongere aka kantu, mwongereho kumenya. Yego. Kumenya ni uruhare rwawe. Iyo maze kwizera ni inshingano yanjye kugira ngo ntere intambwe yindi yo kumenya. Ngomba kumenya njya mu ishuri, turashimira Imana kuri uyu muryango. Yego. Yesu ashimwe. Amen. Ushobora kumenya gutera intambwe yo kumenya. Niba uri umukristo ugasoma Bibiliya, ukajya mu ishuri rya Bibiliya, ukajya mu mahugurwa, ugahugurwa, ukajya mu giterane, urashakisha iki? Urashakisha kumenya. Hano ubumenyi bw'isi, umwana aravuka twamushyira muri nursery, ava muri nursery akajya muri primary, ava muri primary akajya muri secondary, ava muri secondary akajya muri university. N'iki gikorwa y'umunsi cyaduteranyije hano, wakoze cyane. Mwene data, ushishikara kumenya. Uyu nguyu ni graduate.
ni umuntu wongeyeho urwego, aba yongereweho ku rundi rwego. Yagiye muri kaminuza university, ni ijambo riva muri universe ni ukuvuga isi yose. Boyi Isaac Byiringiro ni umuturage w'isi yose. Uramutse umushyize agatambara ku maso ukamujyana ukamushyira muri Afurika y'Epfo, yabaho. Ukamujyana muri Ebyiri runaka, yabaho. Yabaye umuturage w'isi yose. Yesu ashimwe. Abaturage ba Kajuba, uyu munsi twabonye umuturage w'isi yose, mureshya dukoma amashyi menshi cyane. Yarahimbaniye agira kumenya, ariko hari ijambo batubwiye ngo bene data, nyuma yo kumenya mwongereho kwirinda. Self control. Umuntu naho waba waramenye, ugomba kugereka akandi kantu kitwa kwirinda. Kwirinda ni ikimenyetso cy'ubwenge. Ntabwo intambara zose tuzazirwana, hari izo twirinda tukazica uruhande tukagenda. Reka mbwire Isaac, mbwire n'abandi bana, urubyiruko ruracyafite amahirwe, abantu biga bakiri muri secondary, abakiri muri secondary kandi bavuga na primary, baracyafite amahirwe yo kuba nka Isaac. Numara kwiga ni ikintu gihambaye, university ni ikintu gihambaye, ariko muzirinde, muzongera kwirinda, kuko uramutse utirinze waba umuturage nk'abandi. Uramutse utirinze amashuri yawe yahinduka yapfa ubusa. Tukajya tuvuga ngo desi tururiya sena nyine baramwigishije, barikokoye, tukaba baratugurishije, bagurisha amasambu, bagiye mu bintu turabizi, banki ari ryo kubatera hejuru, ariko dore umwana ukuntu yapfuye kuko yarirekuye, yagiye mu banywaranywa, yagiye mu by'ubwenge bw'isi abijyamo, ariko afite amashuri. Yesu ashimwe. Kambaho akagiro gatoya. Kera mwese abantu bari ahangaha babaho i Uganda, hari umuntu yigeze kumva ndamuvugaho. Yesu ashimwe. Nari Kampala mu kazi kanjye, nari umutunda amata. None ngiye kubona mbona akagabo kampagaze imbere, kaza kansanga. Numva ndakaze ariko sinzi aho nakabonye. Kangwa gisigara, kambaye ishati ya sipeya, kahinnye amaboko, kageze ahangaha, n'agahare k'akajini n'udukweto tw'imyenda n'umusatsi muremure urimo imvi. Musunda nti mbaye bibiri, babyumvise, mfata mufuka nguraho igice cya 200 cya Uganda kiba cyakiriye ifi, ndakimuharashima, ariko se numva sinzi aho muzi. Noneho njya guha amata umuntu, nahaga amata, nari kuriya mugabo namubonye ngo uyu si wasarure yayononeka. Yesu ashimwe. Wasarure yabayeho IGP wa Uganda, Inspector General of the Government, umugenzuzi w'imari nkuru ya Uganda. Yaravuze, yaravugwa, mwese ndamwaramwumvise. Yatitije abaminisitiri, atitiza abakomiseri, igihugu aragicankaranya, akajya mu maguverineri ba banka, akabwira ati bimeze bityo. Yesu ashimwe. Turamwumva aravuga burya mwabagande muzi ukuntu bakabya. Atowa rero minisitiri w'ebyobulamu ngo wa rero Kalisho iso Uganda omurongo wa Sorure yakunyiza kunyamura byumva nukuvuga uta ngo yakunyiza minisitiri w'ebyobulamu akavuga bakavuga. Yesu ashimwe. Nyuma y'imyaka tugiye kuba tugawa Sorure aracecetse. Nongera kumubona ndimo mu igiceri cya gare cya 200. Umuntu wabaye umugenzi mukuru w'imari ya leta, yari muhungu wa Yusufu Rure wategetseho Uganda. Yazize iki? Yazize kutirinda, yagize ubwenge, yavutse ahantu heza, yize amashuri yose. Baratubwiye ngo Museveni yamukuye muri Oxford University. Oxford niyo university y'Abongereza ihambaye, niwe mwirabura wenyine wabashaga kwigishamo. Arativayo umurera akazi, ukora akazi ukorera igihugu cyawe. Yesu ashimwe. Ntirinda. Bene data, twihuta cyane. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo ki? Ngo bene data, nyuma yo kwizera mwongeraho ingeso nziza. Ingeso nziza ni ubumana. Nyuma y'ingeso nziza mwongeraho kumenya. Imana ashaka abantu bayizi
badafite ubuyobe, badafite umwijima mu mutima, batajidikanya, batitiranya ibintu. Yesu ashimwe. Nyuma yo kumenya, Yesu ashimwe, ngo mwongere kwirinda. Niko navugaga, bene data tugomba kwirinda. Haleluya, haleluya. Nyuma yo kwirinda, tugiye gusoza. Kwirinda mukongeraho kwihangana. Yesu ashimwe. Mukristo udafite kwihangana uzagwa. Mukristo udafite kwihangana uzabivamo. Mukristo udafite kwihangana ndetse na munyarwanda udafite kwihangana uzahemuka. Ko kwihangana ni ikimenyetso cy'ubukuru. Mwene data ushobora gusenga ukiyiriza, ukiyeza, ukitwararika, ariko ibintu bikaza bikakuva bya bintu udashaka, bikaza byose bikakwitura hejuru. Iyo bigeze bityo ukureka rito yo kwirinda ukihangana. Yesu ashimwe. Haleluya. Bene data, aba bantu bandikirwaga urwandiko bari baratata, nta matorero bari bafite, ntaho basengeraga bari bafite. Yesu ashimwe. Petero akora iby'ingenzi. Ubu nibwo bukristo: kwizera, ingeso nziza, kumenya, kwirinda, urukundo, gukunda. Bene data, nibwo bukristo bwuzuye. Hano mwumvisemo gusenga no kwiriza, mwumvisemo gusenga no kwiriza, mwumvisemo korali, mwumvisemo apastori. Umukristo wese ubu nibwo bukristo butugize. Ibi nibyo bigize ubukristo: kwizera, kwizera, ingeso nziza, kumenya, kwirinda, urukundo, n'urukundo gukunda Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Bene data, muri iki gihe ibintu byo dukwiriye ubwo tutakijya amatorero, ubwo tutagiterana, kora zitakiririmba, abantu bavuye mu nshingano, ndabasaba kugira ngo dukomeze ibintu. Twizere, tugire ingeso nziza, twirinde, twihangane. Ibyo ni byo byiza Kristo. Muri cyo gusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, twumvise ijambo ryawe ry'umwuzuro muri Imana. Ibi nibyo bigize ubukristo, ndetse nibyo bitugize natwe nk'abana bawe Imana. Ndasaba Umwuka w'Imana kugira ngo atuzeho, duhame muri ibi ngibi, kugira ngo Imana tuba Kristo badafite umugayo. Urakoze Mana yacu, izina rya Yesu hejuru, izina rya Yesu, amen. Dukomere Imana amashyi ku ijambo ryawe ryiza. Yes. Kwari gushimira Imana, mwongere kandi munkundire dushimire umushumba. Tuzi ibiganza maze tumushimire. Mushumba, Imana ibongerera amavuta ku ijambo ryiza, kandi ndibaza yuko ibi byose tubikesha Imana. Mbere ijambo, ibindi byose bikaza bikurikira. Abakomeje kuza twababonye batandukanye, mwimve mwikaze. Turi mu birori by'umuvandimwe Byiringiro Isaac. Mwese muri inshuti z'umuryango, muri inshuti za Isaac, abiganye nawe, ababanye nawe mu buzima butandukanye. Kuri uyu munsi turamugaragiye kugira ngo twishimane nawe muri ibi birori. Murankundira rero turagenda twihuta kubera impamvu z'umwanya. Tugiye gufungura ku mugaragaro ibirori byacu byo kuri uyu munsi. Aho imbere yanjye murahabona imitako myiza ibereye ibi birori by'uyu munsi. Ingofero nziza ya graduation cyangwa yo gusoza amasomo Isaac yigaga. Hari ubuki bwiza bwo gushima, dushimira Isaac kuri uyu munsi. Tukaba dufunguye ibirori byacu ku mugaragaro. Ndaza gusaba rero Isaac na protocol bari buze kubidufashamo, baze kuba bugufi, agiye kudufasha kugira ngo adutegurire uyu mutsima ari buze kudusangiza mu rwego rwa celebrations. Usare yegere ejuru, araza kubikora ari kumwe na papa na mama. Barihangana kuri uyu munsi n'uwabo. Turaza kugenda tubagora, ariko si kubagora, no kugira ngo bafatanye na Byiringiro. Ibo bamubereye amaboko iburyo n'ibumoso. Protocol ize kumufasha, photographe kugira ngo kubareba neza bose. Wow. Arabanza Isaac adufashe acane urumuri. Ibiganza maze dushimire Isaac cyane.
Wow, baraza kudukuriraho aka kantu. So protocol dufashe igeze iyi meza imbere kugira ngo begere imbere amafoto agaragare neza. Ati kuri uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo n'umunezero, ika iratwuze kubana natwe. Wow, ayo mashyi ntaze kuba amasabano nk'uko abyaramo. Muze kunyakirira boy. Hano hari ubuki, barakomeza bamfashe. Okay, nendaga kubikora ariko chairman turi kumwe atireka ngufashe. Ati kuri uyu munsi Byiringiro Isaac twaguteguriye ubuki kugira ngo tugushimire. Warakoze, uradeservinga kubona ibyiza byinshi kuri uyu munsi. Uyu ni umunsi w'amateka uzahora wibuka. Ati Uwiteka yakoze ibikomeye, reka natwe tugufashe gushima. Yitonze. Okay. Ati zifite amashimwe mu mutima. Emotions ni nyinshi z'ibyishimo ariko no kwibuka ibyo Uwiteka yakoze. Wow. Hano dufite Murakoze cyane. Yes, turakomeza tujyane gutyo. Hano hari ibirahure bine, boy araza kwegera imbere. Tambo kwegera imbere, uhagaze aho. Ndaza gusaba kaka boy agenda guhagurukiza ze. Yewe, akabasha guhaguruka. Yes, naze bamusange hariya. Okay, nta kibazo. Boy araza gufata buri wese amushyikiriza ikirahure cy'ubuki. Ati kuri uyu munsi ni umunsi wacu. Yaje. Wow, buri muntu wese umugenere ikirahure cy'ubuki. Abo bari gukoma amashyi rwose ntaze kuba amasabano, dukomeze tubikore gutyo. Ati kaka mwiza ndabizi kuko nawe wa mbere maso uransengera. Ati kuri uyu munsi nishimanye nawe. Wowe nawe wakire ikirahure wegere kaka hariya. Turaza guhuriza ibyo birahure hagati twese kugira ngo dufate ifoto. Murabisangishaho mu kagari. Wow, amashyi menshi dushimira ifoto nziza. Wow, nawe buri muntu wese yiteho. Tubanze twumve kuri ubwo buki. N'amakade. Amashyi menshi dushimira iriya foto nziza n'ukuntu baberewe. Mwongere indi shuri imwe kugira ngo tubone ifoto nziza. Yego, twagiye. Amashyi menshi abantu dusangiye iki gitaramo mu Kagara. Murakoze cyane protocol batwakirire. Ibyo birahure babitereke ku meza. Twongera dusubire mu byicaro. Protocol baraza kudutegurira iyi keke.
Senga turishimye tugure gutya zitumye nongera kuvoma kureba shitoreba zitumye nongera kuvoma kureba abanezero cyane zitumye nongera kuvoma Imana kumusha zitumye nongera kuvoma turanga gakunda tube nk'abanyeganyega duhimbaza Imana abantu banezerewe ubishoboye haguruke nitumara duhimbaza Imana Imana iramugisha
bakoze iterambere bafatanyije ku muryango by'urugendo ntangira damu wanjye nagushimiye Isaka hari abarangije kwiga kandi mu kurangiza kwabo igihe nari musabye madamu wawe yamubwira ngo madamu rero nubwo ngiye kugushaka ntabwo ndi umusore nari narashatse tuva mu mahanga twinjira mu Rwanda none umugore yarapfuye none yansigiye abana babiri uzabanderera cyangwa ntuzabarera mbwira uti oya ushaka bireke kuko sinshaka uzambabarira abantu ariko numbwira ko uzabera uraba inshuti y'umutima wanjye uzabika umutima wanjye wicaza hamwe arangije ambwira ijambo rimwe ntazibagirwa arambwira ngo ndamutse ntakurereye abana wabyaye nabo uzabyara sinzabarera ariko nzabakurerera ndavuga ngo uyu ni umugore nubwo ntaragutwara
uwo mugore kuko humurije umutima wanjye. Nabisabye Imana kera kuko hari imibereho myinshi naciyemo. Kuri wanjye warabizi, mama ntawe yansize aho ngaho ngo arapfa asigara nkambakamba hasi, yose yansigiye antaragiye. Ubwo umubabaro w'umuruho n'isi urantangira, ndavuga ngo isi ni iki kizaneza umutima wanjye mu isi? Nshuti nziza, abasore babyiruka, muzirinde kunywa inzoga. Kuva mbayeho sinigeze nkoza inzoga mu nda ngo ndanywa inzoga, reka ntabwo nigeze nicara mu ibara. Icyo nari nzi no kugenda mu mashyamba gusa y'inka jugujugu aho ziryamye nkaryamaho. Nubwo ubuzima bwanjye nari ndimo. No mu ishuri sinagiyemo, nta nubwo nakanagiye mu muryango w'ishuri. Akada na data nigeze abitekereza, yabonaga gusa ngenda mu ishyamba akavuga ngo niyo mibereho cyane. Nanjye nawe nazindiye imbere nkavuga ngo nibyo nzabaho. Ndavuga ngo Mana se niki kizanezeza umutima wanjye muri iyi si kigahumuriza? Nukubaha Imana. Damu wanjye wa mbere yari inshuti yanjye, yarankundaga cyane, yamfashije inka za data arazikukira. Inka 200 umugore akazikukira, kikorera igitaro cyazo. Ndamushimiye. Arazikukira turi mu mahanga, arazikukira nkamubwira ngo sinkufashe, ati ukame inka 200 urahumuza ryari? Mukuru wanjye ari ku ishuri, mukuru wanjye nafite urugo rwe, hangana n'amajigija y'inka. Ibyo ariko aba inshuti y'umutima wanjye, aramfasha, ndamukunda. Ababyeyi bari baramumpaye, abashimye cyane. Iyo ushatse umudamu muzima aguhagukira, kandi wahura n'ibyago, wahura n'umukobwa mubi ugakina cyane, ambara rugabire zidahuje, ukajya kureba inkweto ugasanga ntabwo inyuranye n'indi, ukambara ibusanye kubera ko umutima wavuyemo ntawe urimo, kubera umugore utaberanye neza. Ariko iyo ugize amahirwe y'ijuru cyane, agafata inteko y'umutima wawe akabishyira mu mutima we, nawe agafata uwo ukawubika mu mutima we, naho ubutunzi bwawe budahari uravuga uti ejo mu gitondo turabujyamo, kubera ko muvuga ururimi rumwe, mufatanyije kimwe, byanze bikunze mubaho. Mu bintu bikeya mubaho, mu bintu bidahari bibaho, kandi mukabaho neza kubera ko muhuje inama n'ibitekerezo. Umugore si uburanga, umugore ni umutima. Ushobora kugira umugore w'uburanga, umugabo umwe baramubwira ati ufite umugore mwiza, ati cyakubwira akoze mu kanwa ko wagira ngo umuriro waka sinaryama. Ariko n'uyo yaba adafite uburanga bwiza, afite uburanga bw'umutima, waryama ugasinzira ukagubwa neza, ukavuga uti ejo mu gitondo hari aho nzagera. Ndashimira umwami Imana yo mu ijuru yo Karama yabanye nanjye muri urwo rugendo rwose. Ndamushaka tugeze muri iki gihugu, nari nyitiranyije n'inka na data zikiri hamwe mu rugo. Arambwira ati mu gitondo rero urajya gusetura tuvuganye ijambo rimwe. Ndavuga si Imana yanjye, none uyu mudamu ushatse kunyicaza afite ikibazo kigoko. Ndamubwira si wundi sindi buze kunywa amata n'ubundi atoya, imbere y'uko kujya kuyanywa turabanza tuvugane ijambo rimwe. Ndaza mugeze iruhande, ndavuga ngo ndakwitabye. Yambajije ijambo rikomeye, arambaza ngo ufite inka? Ndamubwira ngo zirahari ni nkeya. Ati wirinde kuza kurobanura inka ya so, ariko inka yawe yitwa iyawe uyirobanure, wubaka urugo rwawe. Urabizi naragufashije turi mu mahanga, nkukira inka ndazikukira, ariko muri iki gihugu umbabarire ucyure inka zawe uzishyire ku muryango wawe, hanyuma nimara kuzicyura ndakubwira irindi jambo. Ndamubwira madamu, uyu munsi sinzana zetu kaze nkwereke kumbwira ijambo rikomeye. Reka mfatama nturike urugo, ndahurika. Ndangije ku mugoroba ndazitega. Ati nubona savuze ngo iyo nkota yitwara ntuyikoreho, sinshaka kugira ngo ugirane intambara naso, ariko nubona uyirobanuye ise ntavuge umenye ngo inka yawe. Inka zijya mu ndarobanura, zigeze mu rugo arambwira ndagushimiye, nakoze gucyura inka zawe.
wababaye se oya nishimye kubera ko umpesheje inka zanjye ntabwo najyaga kuzavayo nakundaga gatatu gutyo ariko mana yanjye uri umunyabwenge uri inshuti yanjye urakoze kunkurayo ahubwo uragira ngo najyaga kuzavayo reka ndagushimiye ahubwo ura mu ntoki ati niba utababaye nanjye ndishimye kubera iki ucyuye inka zawe. Araza mushiki wanjye tumaze iminsi ngahe aramubwira dukoze ko mwacyuye inka zanyu kandi inka mwazikamiraga hamwe. Aramubwira ati rumva rero ufata nk'amabukwe ndagukunda kandi uri musaza uri muramukazi wanjye uri umusaza wawe nguriye ndagira ngo tujye tunywa gake tujye kuryama kare subize ko twakora inka muhanga ati none rero hano mu Rwanda unkundi utagira ibindi bitubwira ureke tunywa gake tujye kwiryamira kare. Ndamushimiye cyane nubwo yapfuye yari intwari yari ingenzi ikomeye mutagira ngo wenda yari umugore w'ikigoryi reka ta yari imfura ku mutima wanjye. Abakobwa benshi kugira ngo uzakukire unambane n'inka magana wikoreye igitaro cy'amasuzi yawe imfizi y'inka ikararamo itiha n'ibimasa bikavuruga imvura yaguye urushyana rukagera ariko agakoko kageza hasi ku ndebe. Yari ingenzi amaze gutaha ndavuga ngo ubuzima bwanjye burarangiye nta mukobwa nzongera kubona umutima wanjye ukanga hirya ukanga hino numva nta mukobwa nzongera kubona uzahumuriza umutima wanjye. Hagera ku bakecuru beza basi niba mundeba ntimundebe uranga ariko nushyikiriza umukobwa wawe niba ari mwiza nzamufata neza wumve ko ntacyo azaba ngwa uriya mugabo se wapfishije umugore ntabwo tugiye kumushyingira umwana wacu. Ndavuga niba wari uzi ikiri mu mutima wanjye wakemera ukampa umukobwa. Ndavuga ngo umwana umukobwa uzamfasha urugo akamfasha kubaho no kurera nzamukura hehe. Imana twizera Imana dusenga ntago ari igipfu n'intwari irashoboye. Nari narinzi izo nzoga sinigeze uko ngano ko sinigeze nicara mu ibara nigeze gucyura inka rimwe tata aravuga ngo uvuye mu banzi afite inzoga mu gicuma yifashe ndayisoma umusa wose n'izuba ryose numva ncitse intege ziracika ntinyira ngo no kubasinda numva ndananirwa cyane numva ndaremerewe ndavuga ngo no gusinda nuko nguko kubera n'umuruho w'inka wiriwe wiruka wahere saa moya za mu gitondo ubu ngubu muraragirira hafi mwicaye ku ntebe na kugenda saa moya za mu gitondo ukagaruka saa 3 z'ijoro warangiza ukaza kuri uwo murongo wavuga se numvise ari umuruho ngeze. Ariko Imana twamenye ni inshuti nziza damu wanjye siwe nshimiye mama. Yego mama ndagushimiye wewe wampaye umukobwa wawe naricaye ndatekereza nariko siko nakoye yaba nabonaga inka z'amashimwe ajya gushimira umukecuru yamaye umukobwa w'imfura mubyeyi wanjye ndagushimiye amashyi menshi mu by'ukuri wangiriye neza umukobwa w'imfura yanejeje umutima wanjye amfasha kurera abana banjye bariga bararangiza ariko ari hehe abahungu banjye muze ariko mwese muze duhagaze nibaze rwose babe bugufi bwa muze mwese n'abari amafaranga kandi nta mwana utari mu isi cyane bose bariga nta mwana wicaye. Yego bose bari ku ishuri ndabashimiye cyane rwose intwari igiye baharize baje gushimira umukecuru washyingiye umuhungu wanjye nawe ndagushimiye waduhaye umukobwa w'imfura ndagushimiye cyane. Uyu guhera uyu munsi yari yamaze kugeza ubutaka bwe aguze mu giti cye afatanyije na Kenya. Yego ndagushimiye umuhungu wanjye amashyi menshi dushimira
yarabanje agura imodoka ati papa nguze imodoka, ni mana yanjye uri intwara aho urakoze cyane. Ati imodoka ngiye iparitse ku nzu yawe, reka nze ngusabire umugisha mwana wanjye, ariko ntabwo ngusabire umugisha wenyine, ikintu nzanira umugore wawe. None se kuje nta mugore ufite kandi umufite, subirayo n'imodoka yawe ugiye kuzana umugore wawe shaka. Asubirayo aranyumvira, ntamubwira nta soni, urazamura imodoka Jene yagufashije kuyigura urangiza uro y'ibiniteranya wenyine. Subirayo ntabwo musengera umugore adahari. Asubirayo aragendera muzana, mbasabira umugisha bombi, ndavuga abana banjye murakoze. Agira igishyaka ryo kugura ubutaka, aravuga ati papa ko nshaka kugura ubutaka, reka ngurishe iyi modoka ngura ubutaka, nzongera ngura indi modoka, iri mu maboko yawe, ni iminsi mike Imana ikayigusubiza mu maboko. Ndagushimiye cyane n'umugore wawe Jene, ndamushimiye, ababyeyi bamuguhaye ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, mwaduhaye umukobwa w'imfura, murakoze cyane. Yaba arimo kundushya nta kabaye n'ubwenge, kubera ko umwana ajagaraye mu bwonko ko afite umugore mubi. Afite umugore mwiza rero ubwenge w'umuhanga, dore mushiki wawe, ndi mushiki wawe rero nawe. Ariko se Jene we yagiye he ko namubwiye ngo azaba wa gatatu mu bakobwa banjye? Yarabyanze. Naze rwose Mfite abakobwa babiri, ariko maze kuhagera namubwira ngo rero Jene twumvikane, nari mfite abakobwa babiri, ubaye wa gatatu mu bakobwa banjye. Wumve nimpamagara ngo Dibora uwizeye, ijye umenya ngo nawe ndaguhamagaye. Abahungu banjye ndabashimiye, Jene ndagushimiye, imbere y'Imana n'imbere y'imiryango n'imbere y'ababyeyi bawe ndagushimiye. Yego. Iyo uba umukobwa mubi ugahangayikisha umuhungu wanjye, ntago nakaguhamagaye, nta nubwo ntakagutekereje, navuga ngo uyu mwana ahuye n'ibibazo. Rero kuba uri inshuti ikomeye cyane kubw'umuhungu wanjye, mukaba mugumaze kugura ubutaka hafi burenga bugeze muri hegitari nk'ebyiri. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubateza imbere, mukomeze kubagura, mukomeze mufatikanye gutyo. Yego. Mukomeze kuzamurana, muzagera muri byinshi. Rero ndagushimiye n'abarumuna bawe bazakwigiraho, kubera iki? Babona ibyo ukora. Utabaye intwari nabo babibigware. Cyambere ntimuzahemukire umuntu. Yamabwira ngo ndabizi mwese imodoka ziri mu maboko yanyu mugiye kuzigura, ariko nugera ku muntu nubwo uzabona atameze neza, uzamushyire mu nubona yuzuye, uzashake itike imutware, umushakire moto, mubwire ngo va ku muhanda ugende. Nagera Gatunda azavuga ati riya umuyobozi wankuye ku muhanda nari imeze nabi. Imana yo mwijuru izamwagure. Ntimuzahemukire umuntu. Niba mushaka gutera imbere, niba mushaka kuzamuka, ntuzagire mukubaganira umuntu uko ariko kose. Muzirinde mu maboko yanyu, muzirinde mu byo muzakora byose, muzirinde gukorera ikosa umuntu. Muzirinde bahungu banjye. Yego. Mwese ubutunzi bari imbere, mwese Dibora urangije sena gatandatu, tugiye kujya kaminuza, nushaka uzajya kwiga mu Bubiligi. Nushaka uzagenda kwiga mu Bubiligi. Imana irahari, nta kintu kijya kinanirana imbere y'Imana. Sinzi icyabuje mama wanyu guhaguruka. Sinzi icyamuje guhaguruka. Twakira mama boy, duhuze ibiganza tumwakire. Yego. Ndagukunda, Imana izagumugisha, izakugirira neza, kumfasha abantu bangana gutya, ukabareba bose ari intware zikomeye. Muzabe intare ntimuzabe imbwa, muzabe intare zikomeye. Ariko abantu badahuza ibiganza mwebwe ntabwo mwishimye mwuka byaramwe. Yego. Muzabe intare zikomeye, ntimuzigere muhemuka ngo mube imbwa. Muzabe intare zikomeye. Muzafatanye mu bitekerezo, mu bujyanama, mu mafaranga yanyu make, mu mafaranga yanyu menshi. Muzafatanye. Nimumara gufatanya, nta muntu n'umwe uzabacamo hagati. Nimuhuze inama ibitekerezo, nta muntu n'umwe uzabameneramo. Icyangombwa ntimuzahemuke imbere y'abantu, ntimuzigere muhemukira umuntu uwo ari we wese. Renda gukunda ugifite imodoka wageraga ku muntu, vaya tugende, ariko nturamushyira he, ati basi tugende tubigana, tujya kugera hafi y'umuhanda, avemo, ariko nkumva umutima wanjye urishimye. Yego. Imana ikomeze kuguteza iteka, kandi Imana yo mu ijuru dusenga dukorera yongere gusubiza imodoka mu maboko. Yego. Ndagushimiye intwari Gideyoni, ndagushimiye
nawe ari muri kaminuza yagira ngo aroroshye ukomeze natwe dukomeje gusenga kaminuza uzayisoza neza Isaka urarangije ariko kwiga ntibirangire uzongera usubiremo wongere wige usenga birahari inshuti zanjye hano duturanye kuri uyu musozi ntabwo nigeze mpabwa ubutaka bwinshi nahawe hegitari 2 zitanarengaho 2 zonyine abandi bafata ubutaka ubwo bafataga ubutaka sinari ikigoryi umugore yari yararwaye ntiruka mu burwayi bwe jugujugujugu abayobozi nabo bakiruka batanga inzuri jugujugujugu inzuri ziba zirarangiye ndangije bisoze ndabaza nta kasigaye nta naga nuka ngo byararangira nkumugisha uri maboko yanjye kuva mwarampaye hegitari 2 muhumure nta niwo mpangayikishije Imana yo mwijuru izabikora ibintu mfite birenze amahegitari byinshi mbatemoto ibintu bihari birenze hegitari 50 ibintu biri hano byose birenze hegitari 50 kubera gusenga Imana yo mwijuru inshuti nziza duturanye kuri uyu musozi bagabo dufatanyije uyu musozi wa Mbare Imana yo mwijuru izi guhemba abagizi ba neza izabampera umugisha abatuye kabiri Imana izabaha umugisha mbese abagabo ko bambaye hafi kuri iki kirori nta nka nigeze sohora nani natinye no kuhamagara ngo mfite ikirori cyo bwana ntabwe mwe muzaza mu kirori uje yiruka akazira amafaranga mwashyizemo amafaranga yanyu Imana yo mwijuru buri muntu wese aho yakuye Imana yongere mu butunzi bwe Imana ibongerere mu butunzi Imana ibatera iteka kuri uyu musozi Imana ibagurira imbago zikomeye Imana ibaha umugisha mwakoze ikintu cyiza cyanejeje umutima wanjye numvaga intimba yo kurya nkavuga Mana ubutunzi bwiza n'abana Imana ibaha umugisha buri muntu wese impande n'impande abana bari i Kigali bakampamagara ati amafaranga ari hejuru kuri telefone Imana ibaguriye mu mujyi wa Kigali ibatera iteka kandi muhumure kuri musozi ntacyo tuzaba niba wumva ufite ubukene ufite urupfu uzaza tugusengere twirukane mu buzima w'urupfu zagenda ntimuhumure ntimuzagire ubwoba ngo muhangayike ngibi ni hari igihe muzimu utera umuntu rero ukamuteza ikibazo cy'uko akumva ntariho akumva afite ibibazo uzaze dusengere umuzimu pfe ugende Imana ikingura imigisha yawe muhumure kuri musozi hari amasezerano akomeye Imana izabikora rero Imana ibaha umugisha bose Isaka inka tuguye inka cyokora sogokuru yavuze ngo inka yahaye umukazana ngo azayiguye damu wanjye rero Imana ibaha umugisha Imana igutera iteka ubuse ngaho hereza nk'umuhungu wawe Yesu so uko yabivuze ngo ari wowe ari umuha duhuze ibiganza dushimire Papa Boy ati mureke twakire Mama Boy sahimbazwe amen reka mbasuhuze mu izina rya Yesu ayo mashyi yari ayanjye ayandi tuyaha Imana icyambere ndashima Imana yemeye ko uyu munsi duhagarara hano yego icyumweru gishize twari turwaye twemba uko duhagaze hano twabyutse ku wa gatatu nibwo twibutse no kongera guhamagara abantu tubibutsa umunsi w'ikirori turashima Imana rero yatumye dukira turashimira abantu badufashije turashimira inshuti n'abavandimwe mwese muri hano yego hari igihe umuntu avuga ibintu bikeya atari uko yabuze ibyo kuvuga biba bihari ariko bitewe n'igihe nanone hari igihe cyane kubw'uyu munsi mazina ni Birigabo Francis ndi umwana wa Simone Gituyu cya Mumuje wa Ruzirabwoba Ruzagwa ka Sengabo ka Segahombo ka Nyamwigendaho
ndi umweganzira ifuti nkaba umwuzukuru wa Yesu. Haleluya, haleluya. Ibyo se bihagije? Boy ubwo ni umuhungu wanjye. Haleluya. Boy ni umuhungu wanjye, ariko ikirenze icyo ni inshuti yanjye. Ashoreje aho niga, nagiye musangayo. Ariko naravuga byinshi, ngira shiringe. Abantu bose bagumye bahamagara abantu. Eliya yahamagaye umudamu we, nanjye mfite shiri twagendanye. Tambuka bakureba inshuti wanjye. Ntabwo njya ngenda nyine, nagira amahirwe. Uyu nguyu nyine nanjye magaranye nawe ntabwo bangira, mba numva nkomeye. Duhagaze hano rero. Uyu muhungu ni mushiki wanjye, nari nanjye mbabwira yuko twiganaga. Nanjye mu kwa 12 nzaba nshoje, ndanabatumiye mu kwa 8 nanjye nk'iki gihe ku mwaka utaha. Ariko mu by'ukuri ntiyambereye igisambo, ahubwo yanyakiriye umuvandimwe. Ndi se wabo, ariko yanyakiriye kuko urumva iyo umuntu yagutanze ahantu abaza ikirere kuntu kimeze. Boy warakoze kumbanira neza, kandi ahantu twamenyaniye ntabwo twize tuba ibisambo twese. N'ubu kandi ibindi biracyakomeje. Mu nka zanjye nkeya mfite rero mba nabanje kubiganiraho na shere wanjye, tukabyemeranya. Nagajya mbuza gutanga icyo mfite. Ndamukunda. Ndagukunda ma. Sa rero boy iri zuba rwose nirivamo, nago naguhinga kwira izuba. Abantu bashaka kuvuga ngo ndarihungisha izuba. Oya, dufite urwuri n'urwa rutari toya, ariko irabirisha. Imvura nikubita hasi uwo munsi, ndabikwemereye. Uzaza utoranye ntabwo nzagutoranyiriza mushiti wanjye. Ayo mashyi ntabwo ahagije, dushimire uyu musore ukabyara we. Imana imuhe umugisha, kandi imuhe umugisha hamwe na sheri we. Yego, twakomeje rero kubw'impamvu z'umwanya twakire anko nanone. Ba ankozi uyu munsi ati twabukereye kugira ngo dushimire umusore wacu. Reka mbanze mbasuhuze mu izina rya Yesu. Nishimiye kubahagarara imbere mu kidara cyiza nk'iki cya Boy. Reka dushimire ababyeyi ba Boy, tubabwire ngo Imana ibaduhere umugisha cyane. Mwarakoze. Amazina ni Pastor Robert Nkurunziza. Uyu mwana ni nyirarume. Ndagushimiye. Imana igumugisha. Arakoze ku guteranya imbaga ingana itya, imiryango ingana itya. Uri umugabo cyane. Hari ijambo abanyankore bajya bavuga, baravuga ngo ushishe umuntu abwetera. Hari ibintu ugomba kurwanira ukabigeraho bitewe n'uko wabiharaniye. Umuntu kuba umugabo rero abiharanira ntabwo byiza, ntabwo diguri yizana. Diguri umuntu arayiharanira, akayinambira, akayisonzera, akihangana, imvura ikagwa kamunyagira akihangana. Njyamo n'utwana kuri ubu ngubu, akana kava ku ibere kajya mu ishuri, imvura ikagahera uko, izuba rikagahera uko.
ariko kugira ngo umuntu ajye muri urwo rugendo rumeze rutyo azagere kuri urugero bo yagezeho, ni abantu b'Imana, ni ababyeyi umuntu aba yibiharaniye. Oye warakoze guharanira iyi diguri ukayizana muri uru rugo ukayongera ku zindi zari zihari. Yesu nahabwa icyubahiro. Kasiyani nta wanga ijana muri indi, ni ukuvuga ngo diguri ziriyongera ku zindi. Turacyazikeneye rero zikomeze zize nk'uko mwazivugaga. Twishimiye nanone kuza kwakira diguri ya boyi tukayisangisha izindi. Hari ibintu abantu bakunda umupira bajya bakunda, iyo aperi na Rayon byakinnye avuga ngo igikombe kirajya mu bindi. Rero twishimiye diguri ko yongeye gusanga izindi, kandi banyarwandakazi muri hano muzamure Imana icyubahiro, kubera yuko muri abantu uyu munsi muri mu ba mbere bigisha. Ndibwira ko umuryango nyarwanda kuri iki gihe muri abantu bigisha mufite amadiguri mwakira buri munsi. Turataha ibirori bimeze nk'ibi buri munsi byo kwakira diguri. Abanyarwanda mwikomere mu mashyi. Ngira ngo iki ni igihe cyo kwigisha, kuko ibyo Muzehe Kasiyani yavugaga, abantu babaye mu mahanga baruhana n'ibintu, baruhana n'ubuzima, ariko igihe kirageze ngo abantu bagire batuze batekane, kuko babonye igihugu. Bigishe, bicare, bakire diguri. Bari bamugisha ko mwigisha. Rero turishimye kuba duteraniye hano ku birori bya boyi byo kuzana diguri muri uru rugo, muri uyu muryango. Mu by'ukuri tunejejwe nayo. Boyi warakoze. Iyo utaza guharanira iki gikorwa nanjye sinagahagaza, nanjye sinakagize ijambo mvuga, ariko ijambo kuba turifite uyu munsi urarituhaye. Imana igumugisha. Ni umwana mwiza cyane. Kasiyani mwarakoze kurera, mwarakoze kwigisha, mwarakoze kumushyigikira. Imana ibahe umugisha. Nawe aberetse ibirori byo mwaharaniraga. Ntabwo amafaranga yapfushije ubusa, ahubwo yakoresheje icyo mwayamuheraga. Icyo mwamutumye arakizanye. Boyi ni iki ngiki twashakaga, urakoze kukizana mu Rwanda. Imana ikugirire neza, iguhe umugisha. Ndagushimiye cyane, ndagushimiye cyane, ndagushimiye cyane. Iyi idiguri ya mbere uzanye, n'izisigaye ugenda uzizana uzongereho. Urabizi zo zirihuta, yari igoye ni ugize neza cyane. Imana iguhe umugisha. Ishimiye Kasiyani, warakoze cyane. Ndagushimiye. Boyi ndamurangije. Ndagushimiye. Ndaza kumugarukaho mu inka, ariko reka ngushimire cyane. Warakoze, wagize neza, uri umugabo mwiza, uri imfura cyane. Wadufatiye mushiki wacu neza. Bagukomera amashyi, mumira umugabo amashyi cyane. Imana iguhe umugisha mwinshi. Kuva dutangiranye ubuzima nta kibazo turagirana, nta kibazo kirabaho hagati yacu, nta n'ibyo baraduhamagarira muri uru rugo ngo byasobye, ntabyo. Rero uyu mugabo ni imfura. Uwashingira yashingira nka Kasiyani. Imana iguhe umugisha mwinshi. Uyu muryango mu by'ukuri turabashimira. Ngumva ashimira Kasiyane, ndashimira umuryango wose
muri rusange Imana ibahumugisha, Imana ibahumugisha. Abantu babyaye Kasiyani yavuze ngo abantu babyaye Vanisi ngo barakoze. Reka nanjye babwire ngo abantu babyaye Kasiyani mwarakoze. Mwarakoze cyane. Baramukazi ba Vanisi mwarakoze kubana nawe neza. Baramuye mwarakoze kubana nawe neza. Umusaza ntabwo ari hano ariko ndagushimiye. Ndagushimiye mu izina ry'umuryango wacu. Imana ibahe umugisha mwinshi, kubera yuko ibi byose bifite inkomoko, bifite ishibuka aho bishimuka ni kuri uriya musaza. Rero Imana imuhe umugisha. Ni uburere bwiza bashoboye gutoza abana bakabukuriramo, bakagaragaza ubuzima nk'ubu ngubu. Imana ibanezeze kandi ikomeze kubana namwe no kubashoboza. Boyi namukunze kera akiri umwana, yakunze Imana cyane, ndamukunda, aranezeza cyane, yakundaga Imana cyane, agakunda kuyibyinira. Ndibuka rimwe nagiye mu bantu bakoraga ingoma, njya kumushakira y'ingoma, ari akana gatoya cyane, ayikoresha, maze kuyikoresha ndayimuha. Uracyabyumva? Kubera yuko ibyuma byari bitaraza iterambere ryari ritaragera hano. Urabona ubu turavugira kuri mikoro, naho sinikereje kuvuga ndeba ibyuma byanze, ndavuga ngo ntabwo ndi buze hano ngo bansemurire. Wakoze cyane, wakoze akazi kanini ariko kubera izo mpamvu nyine acuranga iyo ngoma kugeza igihe ibyuma byaziye arabicuranga, arakura bisigira barumuna be nabo barabicuranga. Ndashima Imana ko yaduhaye abana bakunda Imana. Mu by'ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Rero murakoze cyane. Boyi yarabiharaniye, aravuga ati byanga bikunda, yegera nyirakuru ati nubwo utajya ujya mu makwe, wakuze washaje utakibasha kugenda, jyewe ntibizashoboka mu birori byanjye bya diguri uzabibamo byanga bikunda. Atangira kera amwinginga, ntabwo uriya mukecuru wacu ntakibasha kugira ibyajyamo byinshi, keretse wenda nk'ubukwe bubereye mu rugo iwacu, ariko ntabwo akishoboye kujya mu baturanyi handi aho ubukwe bwabaye, ibirori nk'ibi byabaye, kubera yuko imyaka ni myinshi. Ariko umwuzukuru yaramwegereye amwinginga, niyo mpamvu ubona uyu munsi yihanganye akaba ari hano. Boyi ufite umugisha ukomeye ubona aba bakecuru babateruye ukabazana bakaba bari hano, mu by'ukuri ni umunezero. Rero kampamagara umugore wanjye aze hano duhe Boyi inka, ubundi tujye kwiyicarira n'abandi bavuge. Akira akazinda. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nshimye Imana cyane mu mutima wanjye ikoze igikorwa cyo guhereza Boyi kwambara diguri. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu benshi nyine babiharanira nk'uko bahoze babivuga, ariko ntibabigereho kubera ubushobozi nk'uko abantu babigiye babivuga. Rero turashimira Imana yabishoboje. Boyi yarabiharaniye, Imana irabimushoboza, none yabigezeho uyu munsi. Imana rero nihimbazwe, ihabwe icyubahiro kubera ko yabimukoreye. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira n'Imana kuko yumvaga mu mutima washaka ko umukecuru wacu ahagera akaba yahageze. Mu by'ukuri kuba ari yicaye hariya ari no mu kibunda ntago byakabaye byoroshye, ubundi ntago bijya bikunda, ariko kubera urukundo akunda Boyi niyo mpamvu yicaye hano. Yesu ashimwe cyane. Ntajya nicara n'umwanya muremure, ariko turashimira Imana kuko yabishoboye akaba ari hano no muri kino kibunda. Rero umugisha Boyi yagize kugira ngo
ashobore kuba ari hano, wenda abandi ashobora kuzaba atahari, ariko uyu munsi we kuko ahari ni umugisha abonye. Rero Imana yo mu ijuru ihereze umugisha Boyi kubwo ababyeyi bicaye hano. Imana nihimbazwe cyane. Ikindi ndashimira Boyi cyane, kuva mubonye nshatse muri rya rugo ari umwuzukuru, yazaga mu rugo akishima agakora. Ni umwana mwiza, ni umwana mwiza cyane, ni n'inshuti yanjye kandi cyane. Niyo mpamvu turi hano kubwo gushyigikira Boyi, kubera ari umwana mwiza, ari inshuti yacu. Rero Imana yo mu ijuru imuhereze umugisha mwinshi. Ntago ngiye gutinda amagambo menshi pasiteri yavuze ko agiye kumuhereza inka, akamusubiza umuzindaro amuhereza inka. Boyi tuguhaye inka. Bafata ifoto kubera impamvu z'umwanya, tugiye kwakira Bishop. Abandi bose baraza kurasa ku ntego kugira ngo tuze kubona umwanya uhagije. Impano ni nyinshi kandi tugomba no gucelebrating. Reka twakire Bishop. Imana ishimwe, ateze Imana icyubahiro. Boyi gira hino. Uyu munsi mwiza nk'uyu ushimishije umuntu yavuga kandi agashima n'Imana, ariko nkomeza mvuga ndagira ngo aho madamu ari n'abana banjye baje hano babitegura nibahamagara babe bari hano. Icyo nshimira Imana, uyu murumuna wanjye Murora, urugamba runini twarwanye kugira ngo uyu munsi abana bacu baba batwicaje ahangaha, runini kandi rukomeye. Uko yabivuze, uriya mama yamusize yonka ari incuke, nshatse kuvuga ngo ntabwo tumuzi, ariko turashimira data urugamba yarwanye rwo korora inka nyinshi, byatumye izo nka nizo zatureze, nizo zaturwanyeho. Niyo mpamvu data naho yicaye hariya turamushimira. Kuko mudamu yabivuze ati Kasiyane ntagaze akanyafu, na data ntabwo yigeze adukubita, nta nkoni ye tuzi, nta munyafu we tuzi. Yatureze muri ubwo buryo bw'inka nyinshi zishoboka. Kasiyane arwana nazo, ararana nazo, abana nazo, nibyo azi. Ariko uyu munsi reka duheze Imana icyubahiro rwose. Ndabishima Imana. Kasiyane ubyumve cyane, nawe madamu we yabaye umudamu mwiza, twitwaraho neza, nta kibazo. Ndashimira mwebwe mwaje mutari ahangaha, ntabo twabwira. Abavandimwe, inshuti z'umuryango, bashumba bari aha, mwese kuba mwicaye aha birimo biraduha ishema ko icyifuzo tukiri bato tumaze kumenya ubwenge, tuvuga ngo duharanire ibyo ari byo byose, duharanire kuzatera imbere kugira ngo abantu babimenye, kugira ngo mama yapfuye tukiri bato dusize ku ibere, aho ariho yicaye azamenye ko yasize abagabo, ko yasize abantu, yasize abagabo. Niyo mpamvu twarwanye iyo ntambara, Kasiyane arabizi. Hanyuma rero
reka ngaruke kuri boyi ni umwana mwiza cyane. Boyi afata umwanya we wa umugoroba akazi wanjye mu rugo tukaganira, akaza kugeza igihe agataha, si rimwe si kabiri si gatatu. Ejo bundi rero mpura nawe aje mu rugo, aje kuza kutubwira ko agiye kwambara diguri. Kamari garukira aho ngaho, garukira aho ugeze aho ye, garukira ndi hafi kuguhamagara. Akaza mu rugo tukaganira byinshi bike, tukaganira turaganira. Ibyo kuvuga ni byinshi, ariko ndashaka kukubwira ko iyo uharaniye ikintu ukarwana nacyo ukageza igihe ukakibona urishima. Rero abana banjye bari hano, mbyara na madamu ni bari hano, nazi agose yabara kuba adahari, arahari. Nimuze hano hanyuma mbabwire, abaje bahari nimuze mwigire hafi hano. Bana banjye rero ko icyo nshaka kubabwira uyu munsi, nabanye na murumuna wanjye, twarabanye, ntabwo ari ukwirarira, urabizi Kasiyani, twarabanye, wampaye inka, nkwiye inka, turagira inka, ndiga ubushobozi bwo ari we bwose. Ariko iyo twaharaniraga kugira ngo tugire umuryango, kugira ngo mama wapfuye tukiri imfubyi atatuzi, atafite aho tugejeje, aho ari azamenya ngo yasize abagabo. Uyu muryango ungana gutya rero n'uwari imbere yawe ntacyo tuzaba. Komera Imana amashyi, tuzaba turakomeye. Bana banjye rero ndabashimiye, mwakoze kuza gushyigikira boyi nkuko ari inshuti yanyu, ajyaza mu rugo kaza tukaganira inshuro nyinshi cyane. Ndabashimiye, mukomeze kubana neza nkuko nabanye nasi, kandi ni mukuru boyi. Rero nashaka kuvuga byinshi. Kuwa mbere uzaze mu rugo nkuko nakubwiye ngo genda ujye mu rugo uganire n'umukecuru, ndagaruka mbasange, uzaze wihera impano twicyo mwana w'umugisha. Amina. Amagambo yanjye ni atatu yonyine, ari mu ndirimbo ivuga ngo kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo, n'uyu munsi ntabwo yabiretse, niyo mpamvu tudashira iteka. Haleluya. Impamvu ndirimbye iyi ndirimbo ni ukubera muramu wanjye Kasiyani ambabariye yaza hano na madamu. Reka mbabwire, Imana igira imbabazi. Ndatekereje ukuntu yanjye cyane sinkubeshyira abisi. Haleluya. Niyo yazaga iwacu, iyo yavaga kwiga ntabwo yararaga atageze mu rugo, na murumuna we Gidiyoni n'abandi. Imana ishimwe cyane. Boyi impano yangiriye mu rugo, uze kuzanya ukwereke mu gitondo. Ni agatungo gatoya nagize isoni kuko nafite rinini kurivugira hano, ariko boyi uze nakwereke mu rugo. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye mugabo mwiza nawe ku ijambo. Ni ibyo nashimiraga Imana
ko Imana irimo kutugirira neza, rero Imana ibamugisha. bafata ifoto noneho reka mbabwire uko tugiye kubigenza. Ndacyakira abantu batanga inka, ariko umuntu azajya aza arase ku ntego kubera impamvu z'umwanya. Ndacyabakira, nyuma nze kwakira abantu bafite impano zitandukanye nabonye bagiye banganirira ku ruhande. Ndacyakira abantu batanga inka. Mwanya ni uwa buri wese. Mukirimo mubitekerezaho, reka nakire umwe mu bayobozi ba Boyi, akaba umurezi we, akaba inshuti y'umuryango. By'umwihariko tugiye kumuha umwanya adusobanurire uyu mwambaro mubona Boyi yambaye. Abenshi bashobora kuba bafite ibisobanuro bike kuri uyu mwambaro. Saba umuyobozi ajyejuru adufashe kugira ngo twese dutahe dufite n'igisobanuro kimwe kuri uyu mwambaro. Twabakiriye. Haleluya, haleluya. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Businge Aida, ariko abantu bambare benshi baranzi kuko narabarereye. Rero ndashima Imana ko mbonetse ku munsi wa Boyi. Ntabwo byari bunyorohere, niriwe za Nyagatare mu kazi, ariko ndavuga ngo Imana ifashe nze kugera hano. Rero shimiye Imana yo mu ijuru ko mbonetse ahangaha. Boyi ndashaka kuza hano. Nge Boyi ni inshuti yanjye kubera ababyeyi be ari inshuti zanjye. Papa Boyi na mama Boyi ni inshuti zanjye. Amashuri nabo mu ncamake